Imana nishimwe ndabaramukije aho muri atandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana duhaye, turi kuwa mbere ni tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 2025 kuwa mbere ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma rero Imana ishimwe, uyu munsi turasoma muri Zaburi ni ibice 104 n'umurongo waho wa 6 n'uwa 7 no turi busome. Reka rero dusoma, hanyuma uyu munsi ku munsi wacu wa 362 wa commanding your day. Reka dusome, birambwira ngo wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Karindwi akavuga ngo ahungishwa no guhana kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Amen, haleluya. Ngaya magambo tugomba gusengeraho muri kino gitondo. Ubyuka ujya muri shuguri zawe, ngiri isengesho ugomba gusengamo Imana uyu munsi wo kuwa mbere. Birambwiye ngo wayambitse inyanja nk'umwenda. Imana yambitse isi mu nyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi. Nawe yakwambitse kugira neza kwayo, irakurembesha, irakurimbisha muri kano kanya. Reka nkubwire, n'iki washima Imana, hawe ukuyishime, yibwire ngo Mwami niwe ukwiye gushimwa, niwe ukwiye gushyirwa hejuru. Tubyuka muri kino gitondo tujya muri shuguri zacu zitandukanye, niwe duhamagaye, niwe twiringiye mu izina rya Yesu. Ngaho byuka umushime, ngaho byuka umushyire hejuru, ngaho byuka uvuge ko ari Imana ikomeye. Imana nishimwe. Kamubwire ngiri igisengesho ugomba gushyira hejuru, ngicyo ugomba kubwira Uwiteka. Yavuze ngo amazi ahungishwa no guhana k'Uwiteka, yirukanyishwa no guhinda kw'inkuba y'Uwiteka. Muri kino gitondo ubyuka bwira Imana, ubwira umutima wawe, mutima wanjye ndagushimye, aho ndi bujye Uwiteka aranyoboye, arandagiye, abanye nanjye. Mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye, amen. Umunsi wo kuwa mbere urarinzwe, Imana iri kumwe nawe aho ujya hose. Uwiteka arakusezeranyije ko ari bukuyobore, ari bugucira inzira mu bikomeye, ari buze gucira inzira mu byoroheje, ari buze kwigaragaza nk'Imana. Imana kugira neza, ndagukunda cyane. Hanyuma ugire umunsi mwiza. Yesu aragukunda cyane kurushaho, amen.